abakinnyi bose barahari uretse Mamadusi na Siraho highlights ya APR na Mamadusi nago bahari baracyari mu bihano hakaza ndetse na Watara nagaramera neza agaratangira imyitozo bivuga ko nta gihindutse cyumwe gitari bwo yatangira gukora imyitozo yoroheje akazagira akajya muri group twanabivuze ko byagorana ko umukino wo kuri uyu wa gatandatu yawukina ubwo bamutegeza muri match itaha wenda match itaha bari nawe bazagira ubavu niba taratangira imyitozo nago ni derby aho ushobora gusanga ari yakinnye kuri APR na Rayon nyuma yuko amakipe nka nyuma international break ku matariki 10 nangahe ariko derby siyabura nk'ukwezi buno sikurimo yari mu kwa 11 kanzenye barebere derby reka nibarebere kuri match ya kari ku munsi wa karindwi wa championnat nibwo bazakina none se turi kwa kangahe ubu tugiye kwa gatanu neze mu basa atazaca mu weekend surumva kuri weekend nyine na break irimo hagati nyine break ni kandi nkubwiye ko ari nyuma international break ari zahite kurikira baza tubakina derby nizaza nyuma international break ubwo urebye nibwo yazaba ari na fit 100% naho ubundi abandi bameze neza fresh mwari bonya ko Mborenga yagarutse yagize akabazo Mborenga fitina umba bebe arimo arakora nabandi boss bameze neza Memeri da wameze ate kuko yavuye mu kibuga afite ameze ni yari yavuze mu kibuga afite akabazo ariko ntabwo kari serie nuko ko arimo arakora imyitozo we nta gihindutse ubwo umutoza nabihitamo akaba yamukinisha ku mukino wo kuri Kiyovu Memeri da nawo hari Kiyovu Sport nta kibazo kuko arimo arakora oya ari gukora utari gukora ubwo iyi match abantu ndaza kuba prediction nabonye uyu muzamu bazanye wundi ya peri na ira match ya ndatanga prediction yakirika tangaza ikipe agiye gutangaza ati iratsindwa ibitego bitari munsi ya kimwe iratsindwa bitari munsi ya kimwe Kiyovu iriya Kiyovu nabonye tite aratangaje iriya Kiyovu nabonye irabirya kubera iki ngiye ndeba umupira ndanariza iyo ndebye imikinire ya Kiyovu ubu ndi kubona kugeza ku munsi wa 4 wa champion ko Kiyovu kandi mbona ikina neza Kiyovu ikina neza ku makipe ku ya equipe Rayon Sport yarabatsinze ariko abatsinze Rayon Sport yabatsinze ari equipe nubundi itari yaba stable nayo ariko Kiyovu ari yakinnye yari oya burya rero nutsindwa kuvuga ngo watsinzwe kuvuga ngo wakinnye muri championnat yitsinzwe ukina utanga ikizere bivuze ko kuko championnat nyine ni marato bigaragara ko nubwo utakaje ariko match kuri cyari amahirwe ko wayitsinda bitandukanye no kwa utsinda kuri mana afasha birangira n'ubundi bikugarutse twavuga kuri Liverpool reka mubwire rero Kiyovu nubwo reka nkubwire reka ngusobanurire nge nago mbijyana namwikoro ko ndareba mu kibuga burya y'abakinyi babashije kugera ku kibuga nge nemera yuko batanga umusaruro 100%. Iyi kipe ya Kiyovu nge nabigarutseho n'ejo bundi ndavuga ni ikipe ya Kiyovu ne equipe ubona ko ikina ariko ukabona yuko ibisubizo kuri bench ni bikeya nago kuvuga ngo ibisubizo kuri bench ni bikeya ubushobozi bw'abakinyi bari kuri bench Kiyovu mu kibuga na equipe ubona yuko yakina ariko abakinyi bakiri batoya iyo turebye nko kuri kabiri dasanga umwana bita Asuman ni umwana mutoya uvuye muri AS Muhanga iyo ngiye kuri gatatu nzana umwana bita Jarene avuye muri Marine ni umukinyi nawe ukiri mutoya abo nabakinyi abo nabakinyi ubwo ndi kugenda nkwereka Kiyovu naza muri Axe Centrale ubundi mbonye Ngabo Regis mbere nagwo yari umukinyi wo muri Axe Centrale sibyo yuko ahakina neza ari muri Axe Centrale iyo avuyemo nta musimbura agira twabibonye kuri match ya Rayon Sport yavuyemo bisaba yuko umukinyi akina nimero 6 agaruka muri Axe Centrale ubwo nibazo ndi gukubwira kuri benshi bihari nabwo yuko gukina nka kipe nka Peri rero ifite umuvuduko nko mbona ikoresha iminota 90 remplacement zonyine zishobora gutuma watsindwa match kuri Kiyovu aho ngaho niyo mpamvu mbona resistance APR iri convaincre APR imaze gukina ebyiri mbo APR nayo ntabwo navuga ko iri convaincre wenda ku bafana bayo cyane ariko niba imaze gukina match ebyiri za championnat iyi match ya Gicumbi na match ya Mukura ifite amanota 6 navuga yuko ari APR muri championnat kuba ifite amanota 6 kuri 6 mu mikino maze gukina sinavuga yuko ari bibi wenda nubwo mu kibuga
uburyo iri gukina bitarimo gukurura abafana b'ikipe yabo kuba wenda bayiha amahirwe yo kuba mu minsi iri imbere iritwara neza. Ariko tuvugishije ukuri umupira hano mu Rwanda ubundi iyo umutoza yabonye rezita cyangwa ikipe yabonye rezita ibiri mu nzira nziza, wenda ikibazo cy'imikidere cyakosoka bijyanye nuko otobatizi irimo kugenda iza mu bakinnyi, ariko APR navuga yuko ku rupapuro rwose iri hejuru y'izindi kipe za hano muri shampiyona. Oya iri hejuru biragaragara, ariko mu kibuga ngiye ntabwo nahitamo 100% ko Kiyovu izanyagirwa, ariko tuzabigarukaho no ku munsi wa gatanu neza mbere y'umukino tureba amakuru ya nyuma abakinnyi bashobora kuza kwifashishwa ku mukino muri rusange ndetse n'ibivuga muri Kiyovu abo ngubwire twari kumwe ngubwire tare uyu Taleb uyu mutoza wa APR adatsinze Kiyovu nta n'ikintu azabwira abafana ba APR. Oya kubera iki champion oya ibyo ngibyo the statement gutsindwa no kuvuga yitwaye muri Kiyovu iyi Kiyovu byo yitwaye muri Mirika ntabwo biba muri football nacyo nabonye cyatuma base ubwo akakanya wirengagije umukino wa sport yakinye kuri Reyo bajya batsinda muri Espagne akaba yaguze ubuse ariko n'ubundi yabatsinze ibari inkuru oya shampiyona ntabwo yarangiza udatsindwa udatakaje, kandi ntabwo utsindwa n'ikipe wenda ngo munganya gusa, utsindwa nyine ni ya factory y'umupira ya factory chance mu ikipe ntabwo ari chance, hari ukuntu ikipe yakwize bigahurirana, hari ibintu bihurirana, ntabwo abakinnyi cyambere ahora muri forme 100% buri munsi. Bishobora guhura ko uwo munsi hari umukino utari muri forme, bishobora guhura ko iyo kipe yize neza imikinere yawe ikaba ifite abakinnyi bamacenga nubwo batamacenga n'iyindi, kuko buri kipe nk'ubu Kiyovu bishobora kuba igira gutya bate kubera point za APR twe tushaka kuzikontrola, ariko ugasanga itakontrola Rayon Sport kubera ko ntabwo zikina style zimwe dukuze. Byo rero byose birahurira nabi bikarangira muri champion igora, niyo mpamvu kumva mu kipe reka mugarure kwa kakantu dukuze. Uremera ko APR ikipe ikomeye yarakomeye cyane, reka ndabijyanira no kuri baturanyi bacu ba hano muri Tanzania. Ikipe yitwa Yanga ihagaritse umutoza bigenze bito gutsindwa bacimo, ni ekipe ikomeye bayatanze byose. Ibyo ngibyo ni byayo nyine ni kuvuga ngo ronge nemera ko ekipe ikomeye yateguye yaguze abakinnyi beza yazanye umutoza mwiza, urabyumva ibayeho muri kondisiyo nziza. Liverpool se ntibaye muri nziza, nibaye utsindwa match nyeze kuri cyane nicyo yatanze $500 mu Bwongereza. Njye ndi gukubwira uko mbyumva nyine wemera kubwa urumva bamwiruka oya sinamwirukana ahubwo arobije hagarogo nuvuga ngo muto ikipe yose igiye gukina ibishaka amanota 3 byo ni itegeko, ariko ntabwo iyo atayabonye ntago ari ikintu cyiza of course, ariko ntago ari se kirirego nta yaciye amabere wapi, ni ibintu bisanzwe bibaho kuko muri champion niyo mpamvu ari champion atari gukuranwamo, ari gukuranwamo ekipe wenda ukumva ngo APR ikinyana kiva muri Peace Cup bahure muri mu bajonjora yibanze isivamo, aho ngo bigaragaye ko yafiyarinze kuko ntabwo izongera kubona andi mahirwe, ariko champion utsindwa none ejo gatsinda. APR yageze ubu ngubu abantu ikintu badatekereza, umwaka ushize yageze kuri jone ya 4 ndakeka cyangwa ya 3 ifite amanota 3 mu mikino 3 igera ku ya 4 ubanza yaranganyije match ebyiri za mbere igenda itakaza ku buryo yari inyuma cyane, ariko ubu ngubu ifite amanota 6 mu mikino 2. Icyo nicyo gushimirwa ko ntabwo nawe hamije 100% ngo umutoza ngo Taleb ntatsindwa match imwe ngo gwera bibayeho. Reka mubwire impamvu ngiye nabivuze kuriya, impamvu ngiye nabivuze gutya dukuze ni ukuvuga ngo nawe ubwawe dutangiye umbwira uti ese APR uburyo iri gukina iri gukonvenka umufana wayo, umuntu uri kuyireba iri gukina iri gukonvenka ku buryo ayikizeye yuko mu minsi iri imbere yitwara neza. Ngewe rero nk'umuntu nk'umunyamakuru wenda se unavugira nabo bafana, niyo mpamvu mvuga ngo ese aramutse atsinzwe na polisi mbambe na Kiyovu yarimo kugenda ajya muri yanzira umufana ashaka. Niyo mpamvu ngiye mvuga ngo nkurikije uburyo iyi Kiyovu nabibonye match maze kuyireba nkakurikiza APR uburyo maze kuyireba nkakurikiza uburyo biteguye, mbega mbona APR iri hejuru ya Kiyovu kuri buri kimwe. Niyo mpamvu mvuga ngo uyu mutoza arobrije gutsinda iyi match. Tuzabereye mu kibuga, tuzabereba ni vuba neje bundi tuzabereba tukiri kuri APR tugendana na APR y'abari n'abategarugori mwamenye ko bayihaye Ndori Jean Claude twe twavuze ko Ndori bamuzanye Ndori Jean Claude rwose agiye gutoza ikipe y'abari n'abategarugori yari ifitwe na Blaise ndetse na Aisha Cye wagiye muri Gicumbi wabaye umuzamu wa Gicumbi Football Club. Blaise asigaye atoza mu batarengeje imyaka 20
ubwo rero bayihaye Ndori hamwe n'undi mutoza. Ariko Sami tukiri kuri uwo mwanya wahawe Ndori Jean Claude, hari ikintu ndi gukunda muri equipe ya APR. APR ku bakinyi bayivuyemo bakitwara neza. Hari n'umutara mu witwa Robert ukomoka mu Uganda, niwe uzagifatana na Ndori. Nico na Mukashema Konsore, abo nibo batatu rwose bazaba bari mu ikipe y'abari n'abategarugori ya APR Football Club. Nico nakumuzagaho Samira kuri APR Women Football Club. Kuri abatozo tubwiye bura APR ikintu iri kugenda ikora mu buryo bwo gutegura ama equipe abatandukanye, ubona yuko yagiye ishyiramo muri coaching mu bakinyi bayo bagiye bayinyuramo barigendi baba bagiye bitwara neza, yagiye bahakaze. Navuga yuko ari ikintu cyiza APR yakoze cyane. Twagiye tubona abangabo wa Ruberi n'abakoca mu babana muri mu academic APR, abatoza nk'uyu Blaise ari mu bana ba APR, n'abatoza benshi ubona yuko bagiye baca muri equipe ya APR ari nk'abakinyi uyu munsi bari kugenda batanga ukuboko kwa muri equipe ya APR. Ni byiza twanabivuze kwibuka aba legend. Gusa uyu Robert we barabanye APR itazamuka mu ciciro cya mbere aragenda, rero niwe bagaruye azakorana na Ndori ndetse na Mukashema Konsore. Nabonye match ya mbere barayitakaje. Yego batsinzwe na Macuba. Ariko ngo bamaye ubutumwa ko bagomba ngo gukosora iyi weekend. Okay. Bagomba gutsinda byinshi rwose bagomba kurwana no gushaka igikombe. Turabyiteze cyane kuko n'ikipe nayo kurikirwa na benshi. Aretse ko ikintu kiza cya APR y'abagore no ko irimo irarerera ejo hazaza umupira w'abagore. Abakinnyi babo benshi nibo bari mu ikipe ya Under 20 ngo barabibonye. Bariganje nibo benshi. Ari benshi cyane rwose n'abana b'abanyeshuri. Ubona bafite umupira kandi ufite akazoza. Ubona ko ari nacyo kintu APR yakoze mu bagore bitandukanye wenda n'abasaza babo. Bo ni formation. Bahereye hasi mu bana basangaga umupira w'abagore mu Rwanda. Akenshi ari amazina amwe akunda kugaruka genda zenguruka hamwe ukibaza APR yashiraho nk'ikipe ugasanga umukinyi w'izina kanaka yijemo akurikiye wenda yuko ari ikipe ifite amikoro, ariko ubu ngubu APR yaragira ategura ihera mu bana batoya irarema. Kandi ubona ko bitanga ikize ngani ngo prime yo sport bahise bayihabwa kuri match yarutse. Kabivuze se ko bayibonye nayivuze ariko ko bayibonye. Reka dusoreze mu bihembo bya CAF barimo baragenda bashaka abakinnyi b'umwaka. Nabonye barasohoye na link y'amakipe maze igihe yitwara neza mu mikino ya CAF Champions League ndetse na CAF Confederation Cup. Twe ntabwo turimo ari kugura. Ariko rero icyo kintu nacyo nashaka ko abantu bagisobanukirwa. Noze mbona abantu bamwe bajya ku mbuga nkoranyambaga bandika bavuga ngo ni gute ngo se ngo zo zacu zitarimo. Nitwabona no kuvuga ngo bino bintu ni ibintu byoroshye binabarika. Kugira ngo ubone amanota ayo yose nuko ugera mu matsinda. Niyo mpamvu n'u Rwanda rufite 0 mu champion yacu y'u Rwanda bera nawe ntabwo yabana. Ikipe yaherukagamo ya Rayon Sport kandi imyaka 5 irashize kuva 2018 9 yarangiye kera. No kuvuga ngo nayo nta relaxed nayo nta nota nari mifite. Mu gihe tutaragira ntabwo byawe inkuru ngo ntabwo birazwi nyine ko nta kipe iri mu matsinda. Iyo ugiye mu matsinda nibwo batangira kubara amanota bitewe naho wageze wawe wa mbere wawe wa kabiri wawe wa gatatu wawe wa kane bakagenda babara bagenda baterateranya hanyuma uko uheruka kuyajyamo nuko niba ari amanota y'umwaka ushize abari menshi kurusha y'umwaka wabanje ayo umwaka wabanje agenda yikuba nyine buryo niba hashize imyaka 5 ufite nk'inota rimwe ariko niba wagiye umwaka ushize ufite 5 bitewe nyine nuko ugenda ukurikirana iyo ateranya rero ayo manota agenda nagenda yiyongera ntabwo rero byaba inkuru ngo nuko tutari kubona Rayon Sport turi kubona mu APR turi kubona mu Kivu yajya mitese kitajya mu matsinda birasaba ko amakipe ajya mu matsinda kugira ngo ko ariyo ntego. Noneho ku ruhande rwa APR urirebye imaze imyaka 2 itangije politiki y'abanyamahanga nibwo bakibitangira na yanga kugira ngo ijye mu matsinda bwa mbere yashoye amafaranga simbi twari ibikombe yamaze imyaka 3 yirukana simbi rwiserereza ati namwe muri ba Star Domicile kandi batwara champion ya Tanzania byaranze izana 8 kasezerera abarindwi paka bikaza gukunda APR nayo nuko nguko na Rayon Sport nyeka ko aruko kuri kubikora kugira ngo nayo izasubire mu matsinda ko nayo niba yaragiye muri mu myaka bibaye myinshi mu buzima bwose birasabwa gusubirayo kugira ngo zize muri nayo manota yagomba kujyamo aruko izo kipe zigiri mu matsinda zitwaye neza bizakunda wamenya ni ibintu byose bishoboka no mwaka utaha impamvu ko championnat utegurwa nabi reka tubisobanura abantu neza no mwaka utaha ariko ni ibintu bisaba ko amakipe agira mu matsinda. Reka tubisobanura abantu neza dukuze bura no mwaka uta APR yamutsigiye mu matsinda ntabwo undi mwaka yaza irimo ayo makipe kuko naga amanota yaba aragira bisaba ngo imyaka 5 undi mwaka yayo bafite
kandi uko umwaka wegereje Samira adufashe kuri piramide tugaruka kuri piramide itaza mu kipe zitombora bwa mbere hari nuko idabuza ari zayishagamo ntago ari icyo ngicyo ntago ari cyo cyabiteye amanota yari yafite ahubwo zarayirushaga kuko ntabwo kuba yafite zari zirimo za hari zari none se zari imbere yayo na Melody n'umwaka wabanje yakinye finale none se ku kintu mvuze unyuvuze waruvuze ngo APR iramutse igiye matsinda umwaka utaha umwaka ukurikiye ngo amata ntabarwa ahubwo nibwo yaroga cyane arabarwa ntabwo mvuze ko atabarwa oya nari mvuze ngo umwaka ukurikira ntabwo yahita iza n'ubundi muri ya makipe 75 oya yazamo bitewe ahubwo ishobora no guhita ibe nk'iya 20 bitewe igeze nka finale n'urugero kuko amanota bagenda yateranya nakubwiye ko bateranya amanota mu myaka 5 ishize uko wegereza igihe uheruka kubona resulta niko amanota aba menshi kurushaho bagenda bakuba niba tuvuge ari umwaka ushize amanota ufite y'umwaka ushize bayakuba 5 niba ari umwaka wanje bayakuba 4 niba umwaka wanje bakakuba 3 niba ari umwaka wa mbere wa 5 wa nyuma na nyuma bayakuba rimwe ubwo natana bagenda bakuba uko ahubwo ari umwaka wegereje igihe uherukira mu matsinda cyangwa se muri kimwe cya kabiri cyangwa muri bitewe n'amanota wabonye muri uwo mwaka amanota wabonye tube turi 2025 amanota wabonye muri 2024 bayakuba inshuro 4 amanota wabonye muri 2023 barayakuba inshuro 3 22 inshuro 2 21 inshuro imwe akabi nayo yanyuma hanyuma bose none bakayaterateranya bitewe naho bagiye ubona buri mwaka uko umwaka ari wa hafi aho bagakora average ya myaka 5 uwo bakayateranya uko umwaka wagiye wegereje amanota wakuyemo muri uwo musaruro nibwo ajya hejuru kurushaho uko ajya hasi impamvu piramide zarahirishagara na Melody ko zo zahuragamo niba piramide yabonye umwaka umwe nibwo yari gikina Champions League bwa mbere wakiye Champions League bwa mbere ikina na APR cyagiye itinaviramo mu matsinda umwaka wakurikiye ititwara igikombe ntabwo ari kugira amanota arusha ayarahira imaze imyaka 5 igera byibura kimwe cya kabiri cyangwa Melody nayo imaze imyaka 5 byibura igera kimwe cya kabiri ntabwo byari ziba ziri imbere impamvu zaziri imbere si uko ngo batayabaze ahubwo nuko zayirushaga ngira ngo ubwo abantu basobanukiye ngiye kuvuga kuri ibihembo n'ibyo twasorezaho umunyezamu w'umwaka mu bazatorwa muri uyu mwaka harimo Andre Onana harimo Ahmed El Shenawi uriya wa piramide akabamo Munil Mohamed umunyamahoke harimo Yassine Bruno umunyamahoke Stanley Nwabali muramuzi n'umunya Nigeria Edouard Mendy n'umunyasenegal cyo kimwe na Malik Diouf hakaza ndetse na Lonwen Williams umunyafrika y'Epfo muramuzi muri Melody ndetse na Aymen Damen akaba we ari umunya Tunisia umukinnyi rero hano imbere muri Afrika w'umwaka harimo Ismael Barikachemi w'umunya Algeria akabamo Blati Touré uramuzi Burkina Faso ukina muri piramide harimo Isufu Dayo ndawe n'umunya Burkina Faso akaza Fisto Mayere nkeka ko uzagitwa Karara Mayere nawe bakirwanira Emale Ashura Ibrahim Adel harimo Mohamed Elmat harimo Mohamed Chibi nawe ukina muri piramide no munyamahoke Mohamed Chibi yazo umupira mwinshi ndetse na Shomari Kapombe ikipe ya Tanzania akina muri Simba akaza umutoza rero w'umwaka nawe akaba ari mu batoza tugiye kukubwira tuhita dusoza umutoza w'umwaka akaba harimo umutoza washaka kora ko harimo Amrushes Bubista harimo Hossam Hassan harimo Krunaslav Jlukic umutoza piramide nawe Sami Trabersi harimo Mohamed Wabi harimo Talik Sekchuo harimo Pape Sio harimo Waridi Leglagui nyeka ko uzanagitwara w'umunyamahoke harimo Mwane Chabane ndetse na Lomwadi Lokotondlabe nenge kuzangiza ngo amurushe nawe ari saba tozo urabazi wowe Adera murushe ti break ibintu bijyanye n'isi cyane ti break ti break ni ti time talk ti time talk ariko mbere ko tugenda muvuga ibintu bijyanye n'icyayi tugenda muvuga ibintu bijyanye n'ibyayi ibintu bya murushe amurushe suramuzi bya murushe naga bikora ni murushe cyangwa ni amrushe amurushe mufiki mupiki agamwemera toni nagamwemera yikundaga nagamwemera toni rwose hano dushaka gufata tugende ko mbona igicu gihindutse iminsi abantu bari buze gufata ka spiro muri aka kavurara wagira ahantu hano dushaka gufata kugira ngo tugende tugende umwanya wa Toni dukuze ikipe ya ahantu ho daheruka